Ubuvuzi gakondo mu gihugu kirimo gutera imbere nk'u Rwanda, iyo urebye hirya no hino ubona ibikorwa remezo byiyongera umunsi ku wundi. Harimo amazi, amashanyarazi, amazu, imihanda, inganda, kubyaza umusaruro ibishanga bitahingwaga n'ibindi. Aho iri terambere rigenda riza rihakura ibimera, ibyatsi n'ibiti byari bihari. Umuntu yakwita ko ari ibya kimeza cyangwa bya kavukire. Ikindi iri terambere akenshi ribimaraho byose ndetse rimwe na rimwe rikahazana n'ibindi bimera bitari bihasanzwe. Bimwe muri ibyo byatsi n'ibiti birandurwa biba byari bisanzwe bifite akamaro ku bindi bimera, inyamaswa hamwe n'abantu. Uretse kuba biribwa, bimwe muri byo byifitemo ubushobozi bwo kuvura no kurinda indwara ku bimera, ku bantu, ku nyamaswa. Mu Rwanda birazwi ko ku bantu batari bake bakoresha ibimera, harimo cyane cyane ibyatsi n'ibiti, mu kwivura cyangwa birinda indwara. Ubu buvuzi babwita ubwa gakondo. Umubare w'ababukoresha ni munini kuko mu Rwanda byagaragaye ko abantu barenga 70% bagikoresha ubuvuzi gakondo. Ibi ni ibyatangajwe mu 2002 n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, WHO cyangwa OMS mu magambo ahinnye mu ndimi z'amahanga. Nubwo kuva icyo gihe nta bundi bushakashatsi bwagaragaje ko iyi mibare yaba yaragabanutse cyangwa yariyongereye, twese tuzi ko abakoresha ubuvuzi twita ubwa kizungu butarangana n'100% urebye mu gihugu cyose. Ikindi twakongeraho ni uko hariho ubwisungane mu kwivuza bumaze kumenyerwa nka mituelle de santé, siko bwose babwitabira. Ibi ni ibyerekana ko abanyarwanda bose badakoresha ubuvuzi bwa kizungu mu kwivura, ari byo bita médecine moderne mu ndimi z'amahanga. Tuzi ko ubuvuzi gakondo ari umuco w'abanyarwanda, ndetse abavuzi bakuru bagenda baburaga abana babo. Mu minsi ya vuba bamwe mu bakora uyu mwuga w'ubuvuzi gakondo batangiye kwivugira ko hari bimwe mu bimera bakoreshaga mu gukora imiti bavurisha bigenda bizimira, ndetse bimwe muri byo bakabibona babikuye kure ari uko bakoze urugendo rutari ruto. Igitera igabanuka ry'iyo miti no kubura kwayo ntibiterwa n'iri terambere riza rimaraho ibimera byose biri ku butaka, ahubwo hiyongeraho n'ihindagurika ry'ikirere, imvura nyinshi zigatera imyuzure, cyangwa izuba ryinshi riza ryumisha byose bigatera n'amapfa. Hiyongeraho kandi n'abavuzi ba gakondo badasobanukiwe neza isoromwa ry'imiti imwe n'imwe. Aba bavuzi usanga barandura cyangwa basoroma nabi bimwe mu bimera, ibyatsi cyangwa ibiti, mu buryo bitabasha kongera gushibuka. Bamwe mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga ntibizera ko hari bimwe mu byatsi ndetse n'ibiti byifitemo ubushobozi bwo kuvura no kurinda indwara mu gihe bikoreshejwe neza. Ariko kandi hariho n'abandi mu bavuwe nabyo babitangira ubuhamya ku buryo budashidikanywaho. Twakongeraho ko uretse mu Rwanda no mu mahanga iyi miti gakondo n'ubuvuzi bwa gakondo ntibabyemera kimwe, ndetse rimwe na rimwe kubera imyemerere yabo cyangwa uburyo aba bavuzi gakondo babukoramo. Ibi ngibi ariko ntibibuza umuryango mpuzamahanga w'ubuzima twavuze haruguru, WHO, kuba wemera ubuvuzi gakondo, ndetse ukanasaba ko ubu buvuzi bwakorwa neza ku buryo bunonosoye, ndetse ukanakorwamo ubushakashatsi ku buryo bwimbitse kugira ngo bugirire akamaro bene bwo n'ababukoresha bivuza. Ikindi, uyu muryango mpuzamahanga wita ku buzima unasaba ko ibi bimera, ibiti ndetse n'ibyatsi bivamo imiti birindwa ndetse bikabungwabungwa kugira ngo bibashe kujya biboneka mu buryo buhagije ku babikoresha ubu ndetse no mu gihe kizaza. Ibi uyu muryango ukaba ubishimangira ubihereye kuko
nawe ubwawe ugenda ubona ko bimwe muri ibyo biti n'ibyatsi bigenda bizimira kubera impamvu zitandukanye twavuze haruguru z'ihindagurika ry'ikirere, imirimo y'iterambere ya muntu, isarurwa nabi ry'iyo miti n'ibindi. Indi mpamvu ni uko muri rusange ubu inkubiri iri ku isi yose ivuga ko ibinyabuzima bigomba kurindwa no kubungwabungwa, haba ikirere, umwuka, amazi n'ibiyarimo, ubutaka, ibishanga, ibimera ndetse n'inyamaswa. Nk'uko twabivuze haruguru, hari abanyarwanda batari bake bakoresha ubu buvuzi cyangwa bifashisha ibimera mu kwivura no kwirinda indwara. Twanavuze kandi ko hari abandi batabwemera. Iyi miti gakondo ahanini iva mu bimera gakondo. Ibi bimera, ibyatsi ndetse n'ibiti twabonye ko bihohoterwa mu buryo bunyuranye bitewe n'iterambere n'ihindagurika ry'ikirere ndetse na bamwe mu babisoroma cyangwa babisarura badasobanukiwe n'uburyo bwiza bwo kubikoramo. Kubera ibi byose, ikiganiro Ubuvuzi Gakondo Show kije kugira ngo kimare amatsiko abo bose bibaza ku by'ubuvuzi gakondo ndetse cyerekane n'ibyiciro byabwo n'uko bukorwa. Tuzibanda cyane ku bakoresha ubuvuzi bakoresha ibimera mu rwego rwo kubamenyesha akamaro kabwo. Tuzaboneraho gukorana ibiganiro n'abakora umwuga w'ubuvuzi gakondo, abatanga ubuhamya uko ubu buvuzi gakondo babukoresheje bagakira bakirinda indwara. Tuzarebera hamwe uko hirya no hino ubuvuzi babukora, tunagaragaza ubuhamya bafite kuri bwo. Tuzaboneraho kugaragaza icyo ubushakashatsi butandukanye bwabavuzeho. Ibi bizatuma ababuhinyuraga n'abandi bavuzi batabuzi babumenya kurushaho. Tuzaboneraho gukangurira abanyarwanda bo mu nzego zitandukanye, izindi ntiti n'abashakashatsi batandukanye, tubashishikariza kurinda ibyo bimera, cyane cyane ibiti n'ibyatsi bivura, ndetse tuzabashishikariza no kubibungabunga, kuko uretse n'uko bikoreshwa mu buvuzi gakondo, ibyinshi muri byo byagaragaye ko ari byo bivamo n'indi miti ikoreshwa mu nganda, ikaba ariyo ihabwa abarwayi mu buvuzi bwa kizungu, medecine moderne mu ndimi z'amahanga. Ibi kandi bizatuma tutabungabunga ibyo bimera gusa, ahubwo tuzaba tubungabunze n'ibinyabuzima byose muri rusange, ikirere, umwuka, inyamaswa, abantu barwaye ndetse n'abakoresha ibyo bimera kugira ngo bibagirire akamaro hamwe n'abo birinda indwara.